Adepr yarampemukiye. Noneho iyo muri no kubivuga hano kuri kamera nta muntu wongera kubona ko ubwiza bw'Imana bukibarimo. Do muba mwakanuye amaso, ndimo gushaka kubanza kubwira abayivuyemo. Nimba waravuye muri Adepr, iri torero ryapfushije abantu, barafatura bashyingura, nta wenda kundasa. Shatse nashinga n'iryanjye kandi nabona abayoboke. Shatse nasengera naho shaka. Izayi yisha Adepr, niko Izayi arinda yica Adepr. Izayi niwe wabigishije guta abagore banyu. Torero rya Adepr mureke mbabwire, nabivugisha akanwa kanjye kavuga ibintu nzongera gusubiramo ikindi gihe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe murimo. Ndabashuhuje kandi ndabakunda, n'Imana irabakunda. Ndabashimiye kandi ko mukomeje gukurikirana ibiganiro byo kuri Mama Sharirene Official cyangwa Mama Sharirene TV. Ndabizi neza ko mukomeje kuryoherwa nabyo kandi Imana iri kugenda ibaganiriza inyuze mu butumwa bwiza ndi kubagezaho. Kubera ko njya mbibonera mu byo mwandika, mu byo mumbwira ukuntu mwahembutse, mungisha inama, mumbwira muti bira bintu umuntu yabyitwaramo gute ko nanjye byagenze gutya na gutya. Rero ni byiza cyane gukomeza kubikurikirana bikabahindura kandi namwe mukafasha guhindura abandi. Ndi kwamamaza imbaraga z'Imana kandi mbwira abantu iby'Imana ikunda ndetse n'ibyo yanga, kuko mba numva ari wo muhamagaro. Muri aka kanya ndabashuhuje abari mu Rwanda, abari mu bihugu by'abaturanyi, abari muri Afrika, abari muri Amerika ya ruguru ndetse n'iyepfo, abari muri Europe, abari muri Australia. Mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Nizere ko Umwami abarinze kandi abarindanye n'imiryango yanyu, kandi nizere ko ubutumwa bwiza ndi kubagezaho buri kubahindura ndetse ko hari ibintu bifatika uri kubika. Ubushize nababwiye yuko nta na rimwe Imana iziyizira ivuye mu ijuru ngo ize kukubwira ngo ihane. Imana izanyura mu bakozi, kandi ikintu ushimira Imana, ntabwo Imana izanyura mu bakozi ushaka. Imana izanyura mu bakozi yatoranyije itabajije. Imana ishimwe, kuko njye Imana ijya kumpitamo ntawe yabajije, nta n'ibyo yendaga kukubazamo. Icyo nzi nuko nyine yavuze ngo ninze nyikorere kandi ikampa ibyo kubabwira. Ibindi mo si byo biri muri ntuzo. Imana yaduhaye ibyo kurya bitandukanye kugira ngo abantu bafashwe nabyo binabahindure, kuko ntago twaje hano kubasetsa no kugira ngo mwishime cyangwa mutumenye munatubone, kuko iyo nta ntego irimo. Twaje hano mu izina ry'Uwiteka kugira ngo dukore cyangwa tuvuge iby'Imana yakavuze ihibereye. Ubu rero ndi hano mu cyimbo cya Kristo, niyo mpamvu usanga abantu benshi batubwira nimwigisha ijambo ry'Imana ibindi mubivemo. Reka nze mbabwire, ijambo ry'Imana riri muri ibi ngibi turi kuvuga. Ninkubwira ngo ibi ni amakosa, ibi ni amakosa, nuko nabisomye muri Bibiliya birimo. Bibiliya itwigisha imibanire, Bibiliya itwigisha ukuntu ushobora gufata umwanzuro wahuye n'ikibazo. Bibiliya harimo igisubizo cy'ibibazo byose uzagirira hano mu isi. Rero ntabwo gufata Bibiliya ngo nze mbanze mbasomera imirongo byonyine ari byo ngomba kugumamo. Ngomba kubahugura, ngomba kubigisha, kandi ngomba no kubagira inama, kuko ubwo bushobozi yanyimitse nyine kugira ngo mbabwire. Muri iyi minsi yarantumye ngo njye mbahugura kandi mbigishe. Uyu munsi rero fasha uyu mwanya wo kubahugura ikintu kimwe. Ndahugura abakristo bo muri Adepr, abari muri Adepr n'abayivuyemo. Mureke mbabwire, ubu ngubu umuntu asigaye ahemukirwa n'umukirisitu wo muri Adepr, agahita atuka Adepr ifite amamiliyoni y'abantu bangana kuriya yose. Urahura n'umukristo muri Adepr yakwambura, Adepr iragatsindwa. Wahura n'umuntu ukugiriye nabi muri Adepr, abantu muri Adepr n'abapagani nta mwuka w'Imana ukibamo. Adepr iri mu kanwa k'abantu mu buryo buteye ubwoba. Adepr. Adepr. Ngewe rero Adepr natangiye kuyisengeramo muri 2002. Hari n'abaje mbere yanjye. Ntabwo aka kanya nje kuyamamaza.
kuko ubwayo Imana yacu cyangwa Imana yabo, Imana yemeye ko iri torero ribaho. Imana yateguye itorero Adepr nk'uko yateguye andi kugira ngo habonekemo umugeni. Ni itorero iracyari maso, nta nubwo iteze kureka kurireba kuko ririmo umugeni. Ariko aka kanya impamvu ufashe uyu mwanya ngo mbivuge, ndashaka kugira inama abakristo bari muri Adepr, nkagira inama n'abandi bayivuyemo. Mweke mbabwire ntimukiyanduze kuko ibibanduza ntibibuze, kandi mujye murinda indimi zanyu, kuko abantu benshi bagiye kutazazira inzoga banyweye, abantu benshi ntimuzazira za mitsingi mwagotomeye rwose. Nta nubwo Imana izabahora za primus kuko abazinywa wenda muri bakeya, ariko igiye kubahora isindwe ry'amagambo n'amazimwe byuzuye mu kanwa kanyu, biteye n'isoni n'ibidakwiye kuvugwa. Adepr, wari wabonaho umuntu asengera muri Adepr akayimaramo imyaka 20, akayimaramo imyaka 25, avuga imbaraga z'Imana yasanze mu itorero, avuga imirimo y'Imana yasanze muri iryo torero, nyuma gatinyuka kaza hano kuri kamera ngo Adepr yarampemukiye. Adepr yarampemukiye. Umuntu akaza rwose yimunyamunya yigize umuntu mwiza na Bibiliya ntayisige, akaza akayirambika hano imbere, ubundi akajya kuvuga ukuntu ngo Adepr yamuhemukiye. Noneho iyo muri no kubivuga hano kuri kamera, nta muntu wongera kubona ko ubwiza bw'Imana bukibarimo. Muba mwakanuye amaso, bamwe muba murimo kureba nk'abantu bamaze kunywa inturire, abandi mureba nk'abamaze gutumura urumogi, abandi mumeze nk'abaraye ingange ya Nyabugogo. Nta muntu wongera kubabona mu bwiza bw'Imana. Kubera iki? Iyo utinyuka kuza hano kuri kamera ukaza kuvuga ngo Adepr yaraguhemukiye, ubundi ujya kujya muri Adepr hari amasezerano wagiranye na Adepr. Mwese muza mu itorero rya Adepr mutavuga ngo ni Imana ibahamagariyemo, siko muza muvuga. Hanyuma se ujya kugirana ibibazo na Adepr gute kandi utubwira ko ari Imana yaguhamagaye? Biriya bintu ndabagaya. Ndimo gushaka kubanza kubwira abayivuyemo. Nimba waravuye muri Adepr, ni ukuri nta cyuho cyawe, doreka nkubwire. Nimba hari itorero uvamo ntirisigara ni cyuho cyawe, ni itorero rya Adepr. Iri torero ryapfushije abantu, barapfa turabashyingura, hari n'abandi bapfuye kera tutararizamo, abagabo n'abagore bafite amateka, babanye n'Imana, bakorana n'Imana. Ureke mwe mwirirwa mutera utugeri ngo murakorana n'icyo mwakoze. Iri torero ryabayemo abagabo b'ibihangange bafitanye amateka n'Imana, badafitanye amateka n'amafaranga, bafitanye amateka n'Imana, bavuganye n'Imana imbona nkubone, buzuye umwuka ufatika. Ureke ibi byuka byanyu bimeze nk'umwotsi w'amakara cyangwa umwotsi w'inturusu zo mu cyaro ngo ni umwuka ari ibyuka biraho. Ryabayemo abantu bakomeye, barapfuye turabashyingura, bagenda bavuga imirimo yabo, Imana ibahe umugisha, baragenda, ariko iri torero rirakomeza. Iri torero ryayobowe n'abantu benshi cyane, bari bafite umwuka mwinshi kandi w'imbaraga nyinshi, baragenda. Hari abaguye, hari abapfuye turabaherekeza nk'imfura z'itorero, hari abandi baherekejwe mu cyubahiro, bakoreye Imana, baragenda, Imana ihamagara abandi. Mureke mbabwire, iri torero ryabyaye abashumba, ryabyaye abapasiteri, ryabyaye ibyamamare. Nanjye nyine Haleluya. Ryabyaye ibyamamare harimo na mama Sharirene, ryabyaye abahanuzi. Ureke abirirwa mufifita mufitira hano musaba amafaranga aba diaspora. Iri torero ryabyaye abavuga butumwa, hari abahari namwe ubwanyu mujya mureba, bafite ijambo rizima kandi risobanutse, bamwe muhamagara no mu matorero yanyu harimo natwe. Iri torero
iri torero reka nkubwire, iri torero ririmo abantu ryareze, iri torero ryareze ifubyi, iri torero ryareze ryafashije abapfakazi, iri torero ryatwigishije ikinyabupfura, iri torero ryatwigishije disipline, ritwigisha ukuntu tugomba kuba abantu biyubashye, iri torero ryabyaye abagabo ribyara n'imbwa. Hanyuma se reka nze nkubwire, ntabwo iwawe mu rugo abana bose wabyaye bakubereye bazima. Nimba uzi ko wabyaye abakobwa bamwe ukabashyingira abandi bakabyarira iwawe gatatu, ni gute useka itorero rya Adepr? Nimba warabyaye abahungu bamwe bakaba waraburije indege bakaba baragiye kwiga mu Bufaransa, hanyuma abandi bakaba bari iwawa, tuvuge yuko wabaye umubyeyi mubi? Ryabyaye abagabo ribyara n'imbwa, yego ryabyaye abazima ribyara n'abarwayi. Iri torero ririmo abanyamwuka, ririmo n'abanyamubiri, harimo abakiza, harimo n'abica. None se mbabazi, iyo mwirirwa mutuka Adepr, hari igitabo kitari Bibiliya Adepr ikoresha mu materaniro? Ngiye nkunda amateraniro, kandi ngiye mureke mbabwize ukuri, ndi imbere ya kamera, nta wenda kundasa. Shatse nashinga n'iryanjye kandi nabona abayoboke, shatse nasengera naho ushaka, ariko nkunda Adepr, hakunda umudugudu wanjye wa Nyakabanda. Iyo ndi iwacu nateranye mba mfite umunezero, kuko mu nzu y'Imana hararyoha. Mureke mbabwire, baba data we, nubona mu nzu y'Imana hatakikuryohera, ujye umenya ngo ikibazo si kiri mu nzu y'Imana, ahubwo kiri mu nzu yawe yaha mu mutima. Ndyoherwa no kuba muri iri torero, ndyoherwa no kuba iwacu ku mudugudu wacu ku rusengero, ndaryoherwa nkishima, kuko ni itorero naboneyemo umugisha wo kugera mu rwego ndimo. Nariboneyemo umugisha kuko narimenyeyemo ijambo ry'Imana, nariboneyemo umugisha kuko naryumviyemo ubuhamya bwamfashije mu buzima, nkaba ntandura ngo nandavure. Hanyuma se hari ubwo nandavura? Mwanteze abagabo banjyana mu mahoteli, mwanteze abasiga imiti, mwanteze amafaranga kugira ngo muzafate amavideo n'ama-audio n'amafoto yanjye ndi mu mabi. Mu myaka 14 maze nibana, mwarangerageje munantangira menshi, hariyo mwabonye do, haniyo muzabona, ntaho muzambona. Reka nkubwire, batwigishije ikinyabupfura, batwigisha disipline, batwigishije imyitwarire myiza, batwigisha kubaha Imana. Ibi byose nabivanye muri Adepr, kuko niho narerewe. N'abantuza bamwe mufashwa nabo niho barerewe. Hanyuma rero wowe nimba warananiranye ku giti cyawe, ntuzaze kwitwaza Adepr. Nimba warahemukiwe n'uwo mwaririmbanye, nimba warahemukiwe n'umuyobozi umwe, nimba warahemukiwe n'umukirisitu, ni gute ubyitirira Adepr yose igahita yitwa mbi? Hanyuma ndashaka kubagira inama, mwifasha shitani uri kwanduza iri torero kugira ngo rituzinure, turivemo, n'abaririmo mubeho muvuga ngo ryarapfuye, ripfa rijya hehe ko rimwe mwapfuye. Adepr akanwa kabesha, Adepr. Izi nkuru narazumvaga nibereye ku rugamba, nkabura uko mvuga, ndavuga nti aho nzavuga. Hano nicaye n'iwanjye, nicaye kuri Mama Sharirene TV, nta muntu uri buhanyirukane. Ariko mpicaye kugira ngo nkuburire kandi nkugire inama ngo Adepr wiyitwaraho umwikomo, uzayisaba imbabazi kandi uzayikure mu mutima wawe. Ntacyo Adepr yakugize. Ikibazo wahuye nacyo, wahuye n'ikibazo nk'uko ujya upfubirana n'umuvandimwe wawe, nk'uko upfubirana n'uwo mwahuriye mu kazi. Ntago ikosa ry'umuntu ku giti cye rigomba kwitirirwa iri torero. Harimo ababi hakabamo n'abeza, kandi ababi n'abeza mu kagari babamo, mu murenge babamo, iwawe mu rugo babamo, yego no muri kampani yawe burya babamo. Hari n'abakugambanira ari we wabihereye akazi. Hanyuma iyo ufashe inzira ukaza kuri kamera wigize neza ngo Adepr rwose yirukana n'aba bakozi, ntiherekeza abakozi, icyo ukora ubu umuntu ufite ikibazo ni umuntu wakoreraga Adepr.
umuntu wakoreye Adepr agasinyana na Adepr afite ibibazo, ariko umuntu wakoreye Imana iba muri Adepr nta kibazo afite. Nk'ubu twebwe nta bibazo dufite, nta bibazo dufitanye na Adepr ngo Adepr ngo batwimye udututi ari agatuti karutaka. Adepr yatwimye agatuti, Adepr yanyimye agatuti, Adepr cyakora Imana izatabara Adepr baranyirukanye, nari umushumba w'akarere, none ubu ngubu ndi kuyobora, bangize mwarimu ntibabizi, ubwe bakwirukana burundu barinda bakugira. Ubundi reka nze nkubaze, ko wayoboraga akarere hanyuma Adepr ikakugira mwarimu w'umudugudu, Imana yo yakugize iki? Tuvogesha ukuri. Ubundi mu makuru ujya ukabuta aturuka ku Mana yo mu ijuru, Imana yo yakugize iki? Ese reka nkubaze, nimba Imana itabigira mu ruhare, ubundi bajyaga kukumanura ireba hehe? Yari yagiye Burundi se? Oya mbwira nimba Imana yari yagiye mu mishyikirano. Imana yari yagiye gusura abantu muri Canada, bajya kukumanura ngo bagukureho ayo manyenyeri yawe da. Imana usenga yari irihe? Wazabajije nimba Adepr itaranegosiye n'Imana ngo bakushyiraho ngaho kubw'inyungu z'Imana cyangwa zawe, ibindi bigucumuza n'ibyiki. Mwazanye impapuro muza kurega Adepr ubu hano mwese muri komenti, Adepr nta mwuka w'Imana ukihabaye baba we, umwuka w'Imana urahari, nabo babaye nk'abandi bose. Imana yabagayo kera n'ubu irahari. Nimba Imana itakurimo, twebwe iturimo, kandi hari n'abandi natwe irimo. Ntabwo Imana yafata Adepr itorero ringana kuriya ngo iriveho. Uzabaze hariya harimo umutungo w'Imana, harimo ubugingo bwa benshi, harimo abakozi bayikorera, hari abakiyihamagara ikitaba, hari abayihendahenda ikemera guhendahendwa, barababeshye. Hanyuma ubu rero bamwe mwigabanyije kujya mu yandi madini, simbibagayiye kuko iyo mwavuganye ntayo nzi. Aha sinkuvebe, ariko uzagende neza. Iyo utinyutse kugenda ukakirwa mu rindi torero, nibyo ukaba umeze neza, ni gute ugenda ukatinyuka mu bantu ukavuga ngo muri Adepr inzara yari yarantwishe, muri Adepr ubukene bwari buhanyiciye, ubu nabaye umusirimu njyewe n'abana n'ibiki byose. Yego. Reka nkubwire rero, nkubwije ukuri kw'Imana yo mu ijuru, ntago aho bakwakiriye kubera umwuka w'Imana waje uvanye muri Adepr. Nimba Adepr utarayiguriye mu imodoka, muri Adepr ukaba utarahubakiye inzu, muri Adepr ukaba utarahambariye kositime nziza, muri Adepr ikaba nta terambere hakugejeje, amavuta yonyine utungiye muri Adepr ni igishoro wahavanye ujyana mu yandi madini. Kuko impamvu babakiriye, impamvu bari kubakira muri ayo madini murimo, ni umwuka w'Imana. Kandi uyu mwuka w'Imana ntabwo wawuvanye kwa nyogosenge, muri bya bivuzo mwanywaga na za mbetezi, siho mwuzuriye umwuka, mwawuzuriye mu itorero, nimukatubeshye. Hanyuma kuba waragiye gira utya, uceceka, dogira utya, nta mwuka, nta modoka wahavanye, ariko wahuzuriye umwuka we, nta soni mugira. Nta soni mugira. Adepr yaraducupije, Adepr haba abanyenzara, Adepr riri. Iyo muvuga biriya bintu muntera agahinda, muranambabaza. Ese ko mbona muri kuvuga ibi muri iyi myaka, mu myaka iri imbere ntabwo mwishimiraga yahabazanye, ntabwo mwahatangiye ubuhamya, ntabwo twabwumvise. None n'akanya koko inzara y'iminota 2 wahagiriye, ibyago wahagire by'iminsi 2 bikwibagije umugisha wahakuye, bikwibagije ko waje utazi no kwambara, bikwibagije ukuntu amenyo yawe yari yuzuye mu ibivuzo n'imbetezi. Ye baba data we, urya ibishambusha mu isoko, uri umuntu w'umugabo utazi kugira ikinyabupfura, utazi no kwiyubaha, ugeze mu itorero urakarabye urakeye, ugize agashati kamwe
kamwe ariko gasa neza, wize ukuntu ugomba gusenga Imana, ugiranye communication n'Imana yagukuye muri Nyabingi no mu mahembe y'iwanyu, yagukuye mu bapfa nabe banakenyutse, ikakwigisha kwambara mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, utangiye kuza kuyituka. Tangiye kuza kuyituka ngo Adepr. Herega mwaraje abagabo n'amakote muranigiriza n'imisaraba, muraza kuri kamera muzigaye kandi muzasaba Imana imbabazi kuko mwahangaye ibintu bidahangarwa. Reka nze nkubaze, ubu ngubu ningira n'ikibazo n'umukirisitu mugenzi wanjye nzabyegeke ku mushumba unyobora? Ningira n'ikibazo n'umushumba unyobora nzabyegeke kuri Izayi? Ubu ndashaka kuvuga kuri Izayi. Koko abantu mutagize n'ikinyabupfura, mutagize n'agakiza, ntago mwagira n'indangagaciro, nibura mwavanye wanyu, nibura ntiwagira n'ikinyabupfura. Iyo ufata umubyeyi ungana nka Izayi, ukurusha imyaka, ukurusha inararibonye, ukurusha amashuri, erega Izayi arakuruta. Nimureke nitangeho urugero, ni gute najya kubahuka Izayi? Izayi andusha amashuri utabara, andusha imyaka utabara. Noneho igikuru gikomeye nuko intebe Izayi yicayeho nge sinteze kuyicaraho. Ese ugira ngo naho Imana yaba itarahamwicaje, icyahamwicaje cyo ugira ngo kiroroshye? Sinakimwubahira. Umuntu w'uruhinja rw'ejo bundi aza tukiri Izayi kuri kamera, ntimujya muhaza muri benshi? Ntago muze kuri kamera mumutuka koko mugatinyuka? Izayi yisha Adepr, niko Izayi arinda yica Adepr. Izayi niwe wabigishije guta abagore banyu? Izayi niwe wabigishije gushaka abagore batatu? Izayi niwe wabafunguriye ububari? Niwe waberetse aho munywera inzoga? Nta soni mufite ngo Izayi yishe itorero? Izayi yishe itorero, nta soni. Izayi niwe wabigishije gusambana? Izayi niwe ubigisha gukuramwa amada? Izayi niwe wabirukanye mu makorari? Niwe wababujije gukorera Imana? Izayi hari Bibiliya, reka nze mbabaze, Izayi aza kuyobora Adepr, hari Bibiliya nshyashya yigeze azana muri Adepr? Bibiliya twakoreshaga simwe n'ubu siyo dukoresha. Izayi hari imirongo yo kubagumura yari yabasomera, hari amatangazo yo kurwanya Imana yuko bwa ngo mwigumure ku Uwiteka yari yabasome. Mwagiye mukazira intege nke zanyu mwagize, mukareka kuvuga ngo Izayi yisha Adepr. Izayi yabigishije gukora ibyaha, niwe wabateje intege nke yababuza gusenga. Yarakubwiye ngo ntuzongere kwiyiriza ubusa, yarakubwiye ngo uzagwe ntuzongere guterana. Yigeze abibabwira Izayi? Izayi yishe itorero ry'Imana, ni umunyamubiri, yararigambaniye, mwese muraza abandi ngo muri kurega Izayi, ngo mumurega ubugome. Icyo ukora muri inkwakuzi, Imana ifite akazi, ni uko igashoboye. Mbega abagabo, mbega barokora Imana ifite, mwigaye kandi mwihane. Abantu mwaje gutukira Adepr hano, mukaza gutuka Izayi, muzihane kuko mwabaye abana gito. Hanyuma ndashaka kuburira abantu bakiri muri Adepr. Hari ibintu byiza Satani yabonye ko dukura muri iri torero rya Adepr. Mureke mbabwire, nabivugisha akanwa kanjye kavuga ibintu nzongera gusubiramo ikindi gihe. Ntago Adepr yantumye, kuko nimba ari ibyo ngibyo nanjye mfite ibyo navuga, ariko ngewe ngize n'intege nke nkayivamo, kavuga ngo sinyishaka. Abava muri Adepr n'irari ry'ibyo muba murarikiye hanze. Hari abaje muri Adepr mufite amafemba y'ibyubahiro, hanyuma muhageze musanga Adepr ntabwo iyobowe nk'uko aho mu macace bayoboye. Amafemba y'ibyubahiro muyabuze, muhita mutangira gusubira iyo mwaturutse, kandi icyubahiro kiba muri Adepr ukigira wagikoreye. Reka nze mbabwire, wibeshye ugashaka, reka nze mbabwire, hari ibintu byigeze gutera mu myaka yashize, aho umuntu yashakaga ubushumba akabutangaho amafaranga. Ushatse ubupasiteri akabwishyura, ushatse ubwarimu akabwishyura. Ubu se ntabishyuye byapfiriye ubusa. Imana iba muri Adepr ni Imana isobanutse kandi y'igitinyiro iteye ubwoba, ariko n'ahandi irahaba.
simvuze ko iwanyita haba nge ndi kwivugira iwacu kuko niho nsengera ntago wapfa kurya kayo utagakoreye uzaperereza mwazanywe n'ibyubahiro ari byo bibagenza murabibura abandi mwaje mwarakweduye ibifu mwitwaje ubuhanuzi ngo uzure umuhanuzi uyobora icyumba hanyuma ushake no kuyobora umushumba n'umushumba ariko yewe we ukazana ubuhanuzi bwawe ugakenera ko unayobora umushumba ngo kuko uri umuhanuzi barakubeshye ibyo ntiwabikandagiza muri Adepr iby'ubuhanuzi muzabijyana mu yandi macace iyo umuntu ari umuhanuzi ahanura bigasohora iyo ugeze mu yandi macaca urayobora muri Adepr ntacyo wabakangisha ntiwababwira ngo uri icyamamare muri Adepr ntago wababwira ngo uri umunyagitinyiro iyo uje barakuyobora ubu nanjye baranyobora nkubika umutwe gutya mureke mbabwire mbameze ntya gutya yigo hemera ko banyobora none se undi batanyobora kuba icyamamare bivuze ko ngomba gusuzugura umushumba wanjye kuko we atakurikirwa n'abantu igihumbi kuba uri umuhanuzi uhanura bigasohora ukaba uyoboye icyumba muri Adepr umudugudu ukaba waruzuye kuko ukiyoboye bishatse kuvuga ko uza ugasuzugura pasiteri n'umushumba ndashaka kubwira abakristo bo muri Adepr Satani yabonye umugisha tuhakura amaze kubona umugisha tuhakura arashaka kutuzinurira itorero uhura n'umuntu nge narivuyemo warakoze ubwo se kuba wararivuyemo ugira ngo ni ubutwari ni ubugwari ese undi kuki uhunga abadayimoni nimba warakubitanye na dayimoni iri mu mudiyakoni kuki nimba umuntu atagukorera nabi ngo usohoke mu nzu yawe kuko uzi ko wayiyubakiye ni gute umuntu agukura mu murimo ni gute umuntu agukura mu itorero wazanywemo na Kristo mwavuganye ese kuki ari gukuramo we yagiye hari umuntu ngewe nabwiye kandi ndashimira Imana hari umuntu nabwiye ntiwaje kunyirukana muri Adepr ntariko ndakurahiye ntago uzayinkuramo ni wowe uzayivamo ubusariye nta wuzi nyine ariko nge ndamuzi nzi neza ko atakinjira no mu muryango w'urusengero ahankurate ahantu nakubitiwe inkoni nkarira imihini nge ntago wahankura ngo nkwemerere kereka ari misiyo y'Imana ngiyeho nagenda abavuye muri Adepr mufite umugambi w'Imana mugiyemo amina ariko abahunze intambara za civiliyani uri civiliyani rwose kandi ikindi hari abantu Imana iha amasezerano ngo y'ukuntu muzayobora itorero Imana ikabagira abashumba Imana ni kugeragereza mu barokore kugira ngo ipime kuzaba umushumba mwiza kuko umushumba mwiza aragira intama n'ihene sibyo Imana ikakugeragereza hariya ukananirwa no kubana n'abantu 6 urabona Imana izaguha abantu 6,000 bo kuyobora mu itorero ikizami cyaragutsinze nta bugihawe Imana ikubwiye ngo haye inkono urwana nayo baraguhondagura bakongera bakaguhondagura ukihangana bakongera bakaguhondagura ukihangana bakongera bakaguhonda Imana yarabitesha uyu kankubwire uyu nguyu azanyoborera ubwoko kubera iki muba azayobora hari abagikuzimu n'abajya mu ijuru Imana igahita ikugabira inkoni buruzi Dawidi warwanye n'intare akarwana n'idubu nibyo byamuhesheje amahirwe yo kuba umwami kuko Uwiteka yaravuze ngo uyu mugabo uragira intama neza ari izasi nagera muzanjye azaziyobora neza Imana imuha inkoni y'iki y'ubwami Imana ihabwa icyubahiro iyo yibeshya rero akabona idubu reka ngiye kubwira data ko aka kazi kananiye nuko uyobora ubwami ntabyo yari gushobora Imana hari ahantu idutoreza kugira ngo idushyire ahandi nutabasha kwihanganira abantu 3 Imana ikugerageresheje ngo irebe amarangamutima yawe ntago uzihanganira ntago ubuyobozi bwo muri korari zaguha uzi ko hari abantu Imana igeragereza mu makorari kugira ngo izabahe amatorero hanyuma ndumva nasoza ni iyi nama nabahaga hari abadayimoni bashaka kudusohora mu itorero batubwiye ko ari ribi ariko mbere y'uko ureba ibibi banza urebe ibyiza ku myaka yawe wibitseho 50 cyangwa 40 wabaye muri iri torero ryuzuriraho umwuka wera uhabonera umugisha
ni gute akamanyu k'umutsima k'ejo bundi aho bagukuye mu karere bakagushyira mu mudugudu bigomba kugutera kuvuza induru? Ese ko ari uko abantu bakubona naho bagushyize, ubundi muri gahunda Imana yari yagushyize he cyangwa igushyira he? Imana nibafashe, Imana nibafashe. Abantu bazihana hano ni abantu baje gusebya Adepr hano ku karubanda, mukayikoraho inkuru, mukajya no gusebya umuyobozi wa Adepr. Ntabwo Imana igira ubutiku nk'ubwanyu. Nababwiye ko Izayi nta Bibiliya nshyashya yigeze ayoboza Adepr, kandi ntabwo Izayi ari we wabohereje mu byaha, ahubwo ibyaha mukora nimwe mwabyikoreye ku giti cyanyu. Kandi Bibiliya tuvuga ngo tujye dusengera abami n'abatware, tujye dusengera n'ibikomangoma, tujye dusengera abatambyi, tujye dusengera n'abayobozi. None aha ndashaka gusengera itorero, kandi ndashaka gusengera abantu barivuyemo bitari mu mugambi w'Imana. Kandi nurivamo bitari mu mugambi w'Imana, ikidodo uzahorana nacyo naho hantu uri. Yego, kandi ntago mukwiye kuva mu murimo w'Imana, ntago mukwiye kuva mu birindiro aho Imana yagushyize muri Adepr. Nimba uzi ko havuye uhagaruke, nimba uzi ko uri mu murimo ugumemo. Niba kurwanya ujye umenya ko batari kukurwanyiriza mu masaro yabo, ni muri korari. Uzakurwanyiriza aho wicaye hagume, kuko n'Imana yahagushyize. Erega mujye mutinya iriya nzu ntago yubatswe n'amaboko y'abantu. None se urusengero hari uwo rwitiriwe? Wazanye intebe akazana itafari, use ni urwande? Abantu ahubwo bajya bantera agahinda ni abantu basengera mu nsengero z'abantu. Njyewe sengera kwa runaka, iyo runaka yaguye muragwana, gahunda niko ibimeze. Kandi yatahagushaka yanakwirukana, ariko ndababwiye ngo nimugarukira aho mugeze. Mana y'imbabazi n'imbaraga, ngushimiye uyu mwanya mwiza warumpaye kugira ngo ngire inama abahungu n'abakobwa wiremeye kandi ukunda. Ndasenze kugira ngo uduhe ubutsinzi, ndasenze kugira ngo uduhe ubutsinzi, kandi ndasenze kugira ngo uduhe ubutsinzi. Ndasenze kugira ngo turinde kwivuguruza ku cyo twarahiye naho cyaduhemukira kikatugirira nabi. Ndasengera itorero n'abaririmo ndetse n'abarivuyemo, ukomeze gusuka umwuka wawe kuri ryo. Amina. Kandi utize amaboko abakozi, ushyigikire abakora mu izina ryawe, kandi abaguye, abazimye, abacitse intege, ababiretse, ababivuyemo, ntubareke, ubakurikirane kubw'ineza n'urukundo byawe. Wongere usuke amavuta, wongere usuke imbaraga, wongere usuke ubwenge, wongere ukorane ndetse ubane n'abantu wiremeye. Ndagushimye Imana, uherekeze ubu butumwa, uherekeze iyi message, kandi ushyigikire nanjye muri byose. Ukomeze kubamba amahema kuri nge, ukomeze kunyungura ubwenge no kumba hafi muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana nibahe umugisha kubwo gukurikirana ubu butumwa, iyi message nahaye abavuye muri Adepr n'abayirimo. Mukomeze mugubwe neza, mwambara imbaraga z'umwuka wera, duhangane n'imbaraga zo ku mpera y'isi. Dukunde itorero, turirwanira ishyaka, kuko n'abasinze bajya barwanira ishyaka ububari bwabo. Kandi naho twabimbata z'amatorero ntacyo, abantu se ntibabimbata z'inzoga n'ububyiniro, nta kintu byaba bidutwaye. Kibi ni ukubimbata z'ibibi. Imana rero nibaho umugisha, ndabakunda. Ubu ni ubutumwa mbahaye, aho umuntu wese bureba mu bumwoherereze, kandi ndabakunda. Imana nibaho umugisha. Amen.